Farumasi muhira y'iki cyumweru mureke tuyitangire gutya. Mushroom project zoning. Twakigarutseho nicyo kiribwa cyonyine dukozeho ikiganiro bugira kabiri kandi si kubusa gusa. Ibaze nawe igihingwa gisarurwa mu gihe kitageze ku byumweru bibiri kuva gihinzwe. Ni igihingwa udashobora korera mu mboga n'imbuto ahubwo ubwacyo twavuga ko gifite ambarasho macyo kubera ko ntigikora photosynthèse kiba gikoranye n'ibigitunga ntigisaba kujya kuri gishakisha hanze. Ni inyama z'ibimera viande végétale cyangwa ubundi twita nyine inyama zihingwa. Bakunze ba farumasi y'umuhira mu nkundire mbatekerereza cyangwa se batembereze mu bwaguke bw'amoko menshi y'ibihumyo, hanyuma tuze no gutanga inama y'uburyo byakwirakwizwa mu cyo twise mushroom project zoning. Ibuka ibi aha mu Rwanda dusanga tumenyereye ko ibiberwa mu muryango w'ibihumyo byari bisanzwe byimeza mu mashyamba no mu mirima, ari byo ibihumyo, imegeri, ibihepfu, intyabire byarimezaga abantu bakabisarura, icyakora bikaboneka ku masezo ntabwo byahoraga bihari. Byaryoheraga abantu kandi byari bifite akamaro kenshi ku mubiri, icyakora nyine ntabwo byahoragaho. Inyandiko y'abashakashatsi zemeza ko hari amoko menshi cyangwa se variete menshi y'ibihumyo kandi afitiye umuryango w'abantu akamaro mu mirire ndetse no mu buvuzi. Uburyo bwose byategurwamo bivamo amafunguro meza aryoshye kandi afitiye abantu akamaro. Kuri ubu mu Rwanda dufite ibihumyo bihingwa bikomoka mu Bushinwa na cyane cyane ibyitwa oyster. Tubona kandi andi moko atandukanye nka button mushroom, igihumyo cyiza kiryoshye ubona giteye amahembengeza, kiye kinavamo gishobora kuvamo ibindi bintu nka brochette nka burete nziza cyane. Hari ibihumyo byitwa ganoderima bishobora gukorwamo imiti yunganira abarwayi b'umwijima, abafite ibibazo bya diabete ndetse n'abandi. Hakabaho kandi n'andi moko y'ibihumyo menshi ajya akorwamo antibiotique, gakorwamo food supplement atandukanye wenda nka za proteine ndetse na cyane cyane n'imyunyungugu itandukanye. Ariko tukiraha mureke nsabe abakunzi ba farumasi y'umuhira buri wese abyiyumvemo abigira uruhare rwe, tuzagira igihe tunaserebura farumasi y'umuhira bitewe n'iki gikorwa izaba yaragezeho cyo kugerageza gukwirakwiza ibihumyo. Byibura iyi oyster mushroom tubone tuyikwirakwize imenyekane, ibihumyo bisanzwe bimenyerewe tubikwirakwize bimenyekane, ubisanga ahantu hose mu masoko, bikorwemo ibintu bitandukanye, abantu barye za burete zabyo, abantu barye amasambusa, bikorwemo amafu, abantu babimenyere hirya no hino nyine muri iki twise mushroom project zoning. Urubyiruko, abagore, ndiva nifuza ko abantu bose babyitabira kugira ngo ubu buhinzi butangiza ibidukikije, bukorwa ku butaka buto, butanga umusaruro bwangu kandi akenshi bigaragara ko butagoye mu by'ukuri. Icyakora gusa busaba ubumenyi, amahugurwa ndetse no kugira abajyanama mu buhinzi, kandi abo ngabo farumasi y'umuhira yabagereyeyo irabafite, yabafasha kubona abo bantu. Iyi gahunda ya farumasi y'umuhira ntabwo yicaye mu kubabwira gusa, ahubwo iranabagenda hirya no hino ikabasaba gufasha kubona abantu babasha kubafasha mu gutuma tubasha kubona bino bihingwa bigiye bitandukanye. Turasoza nyine twifuza ko habaho amatsinda y'abahinzi b'ibihumyo, amakoperative na za kampani zangwa zikora ubuhinzi nizongeremo nyine n'ubu buhinzi bw'ibihumyo. Imiryango nterankunga nimuha abagenerwabikorwa banyu ibihumyo, amashuri, centre de santé, amarerero, ntimwibagirwe ibihumyo. Twavuga ko muri industry y'ibiribwa ibihumyo bikwiriye gufatamo umwanya ntayegayezwa, aho tubabwira yuko nyine ukeneye imbuto, ukeneye amahugurwa ku buhinzi bw'ibihumyo, ukeneye kumenya aho wagurisha, ukeneye uko bikorwamo transformation, mbese ibikenewe byose duhamagare kuri 0782 660 611 0782 660 cyangwa wandike kuri WhatsApp. Farumasi y'umuhira y'iki cyumweru nanone naha tuyigarukirije.